amen. Niba Imana ikubwiye ngo kora amahamba, ibikubwiye ngo fata ibintu uri kumwe nabyo utangire uvangure, ibyo utarya ubikuremo. Nta muntu upfunyika impamba y'ibintu atarya, upfunyika ibyo urya gusa, ibyo utarya ukabishyira ku ruhande. Ibyo bintu rero byose bishanditsemo bisharira, bigusharirira, byashaririye ubuzima bwawe, byashaririye akazi kawe, byashaririye urugo rwawe, byashaririye imibereho yawe. Ntabwo ari package yawe, ntabwo ari amahitamo yawe, ni dayimoni wagupfunyikiye. Sohoramo wambukane ibintu bizima. Uyu mwaka wa 2025 shugunye uvuga ati nimusigare muri 2025 ngomba kwambukana ibintu bizima, kandi ukabitegekera mu kwizera mu izina rya Yesu. Ni ibyo Imana ishaka, ibindi ni iby'abadayimoni, ibindi ni imikorere ya Satani, ibindi ni ibigutera ubwoba, ibindi ni imikorere y'imbaraga z'umwijima. Satani afite ibintu ateraho abantu ubwoba. Hambura witonze uvuga uti dore igihe nabigendaniye, dore igihe narwaniye nabyo, narinje ntibyamvaho, narasenze ntibyamvaho. Umwaka wa mbere imyaka ibaye ndabihagaritse, ibi bintu man ndabitonjoye. Uremera yuko nkora amahamba, nkoza amahamba, ibyo nari nkwiriye, ibyo shaka ni ibi, ndabihisemo, ndabyemeje. Nawe durira Imana, waravuze ngo icyo muzasaba mwizeye muzagihabwa. Ndumva nakuyemo gushidikanya, nagize kwizera, ubinkorere mu izina rya Yesu. Ubundi wiceceke urebe yuko hatari ibitangaza bizakoreka kandi abandi bameze nabi. Dore uyu mwaka uri imbere aha, Mana tubwiye ngo uzarushya benshi, uzagora benshi. N'abiyita intwari ngo bazaceba, n'abari bazi ko ari abanyembaraga muzajya kubona umwaka uri kurangira neza ku munsi wa nyuma. Umva abantu barimo bagenda babwira abantu ngo n'umwaka w'umugisha, ngo n'umwaka ngo kubona ibyo mwari mwarabuze. Pole. Kubera iki? Ntabwo ibyo ni ibintu byo kwatura. Nanjye ndi umushumba mpagaze hasi sinabaturaho ibibi, ariko rero nkubwire ngo abantu babajije Imana bya nyabyo yabahaye amakuru atariho ivumbi, kandi babwira yuko uwo mwaka nyine hari abantu uzasharirira, hari abantu uzarurira iki, hari abantu bazavuga bati yo tubonye ibibazo. Ariko abantu begeranye n'Imana bazabona kugira neza kw'Imana, kuko no mu gihe gikomeye, no mu gihe abandi bari gusonza imyaka 3 n'amezi 6, ba Eliya Imana biri kubahera inyama n'umutsima ku kagezi kitwa Kereti, baba bari kurya, mu gihe abandi barimo amapfa yabeshe, bavuza induru, amapfa ari amapfa, baba bari kurya. Hame akagezi kaba gakama, Imana igafukura kandi gasoka Sarefati y'Abasidoni. Ntabwo Imana ibareka abantu b'Imana. Gusenga rero ni ugusenga, ni ukumenya ibyo urimo, kuko inzara yo yamaze abantu.